iri jambo rirakomeye. Narwanye ndinda ibyo kwizera. Bivuze ngo nta yindi ntambara Pawulo yarwanye ndinda ko bakongera bavuga ngo ngo dore babarakora ngo yose ngo ejo ntiyari yabatizwe. Urabona arwana atwara umugore w'abandi. Yarwanye arinda rero ko bongera kuvuga ngo dore babarakora isi usigaye ari umuntu dusigaye duhura ku icupa se barokore mwe gutukishwa murwana intambara nziza. Pawulo avuga ngo narwanye intambara nziza ndwana ndinda ibyo kwizera, ku buryo yego abona ko hari impinduka koko intambara abantu n'ibyaha byatagangaje abantu, yego ku buryo bikureba bikabona ubaye intambara urwana ari intambara yo kurinda. Pawulo arwana arinda ibyo kwizera, arwana intambara abati ngewe Pawulo meze nk'ibisukwa ku gicaniro, ariko kandi nubwo ameze nk'ibisukwa ku gicaniro imbaraga zanjye zinshiranye zo gukomeza kurwana, ariko intambara narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, iby'ibisigaye nuba intangarugero ku buryo muri korari bavuga ati dore umuntu w'intangarugero, ku buryo mu bapasiteri bavuga ngo dore umuntu w'intangarugero kabisa. nuba intangarugero ku buryo umugore wawe cyangwa umugabo wawe ava ati umugabo wanjye ni umukirisitu, ni umuntu urwana intambara nziza kandi arinda ibyo kwizera. nuba intangarugero ku buryo abana bawe bavuga ati papa ni umukirisitu. nuba intangarugero ku buryo muri sosiyete mu kazi bavuga ati uyu mugabo ni umukirisitu. Yesu nashimwe cyane bakundwa bene data nshuti z'Isarura 12 TV. Ndagira ngo mbasuhuze amahoro y'umwami Yesu nabane namwe. Ndagira ngo tuganire gatoya kuri iri jambo ry'Imana tugiye gusanga hano mu gitabo cya 2 cya Timoteyo. Ni igitabo Pawulo n'urwandiko rwa Timoteyo rwa 2 bice byaho ni bice 4 umurongo waho wa 6. ariko mbonereho kubasuhuza mwe mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'iki gihugu, bari muri Amerika, bari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Aziya, n'abari muri Afrika. Mwese Yesu abaho umugisha, turabakunda mwe mwese bakunze ibisarura 12. tugiye kuganira ku ijambo bita kurinda ibyo kwizera. Kurinda ibyo kwizera riboneka hano mu gitabo cya 2 nyine cy'urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4 umurongo wa 6. Haravuze ngo kuko ngeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo, ikamba ryo gukiranuka, iryo umwami umucunguzi umucamanza utabera azama kuri ujya munsi. Nyamara si njye ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Imana itugirira ubuntu. Bene data nshuti z'umusaraba, ndagira ngo nakire na mwene data Eri turi kumwe muri aka kanya kugira ngo arusheho nawe tuganire aya magambo. Turi kumwe hano imbere ya za kamera z'Isarura 12 TV. Imana yabera ibaho umugisha mukozi w'Imana. Ndakumva cyane. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo bita kurinda ibyo kwizera. Kurinda ibyo kwizera ahasigaye. Aya ni amagambo mbere yuko tuvuga ngo ahasigaye ibisigaye. Nuvuga ngo hari ibindi byakozwe. Yego. Urumva? Hari ibyakozwe. Ibi Pawulo yabivuze agaragaza ko hari ibyo yakoze, ariko aravuga ati noneho ibisigaye aho imbaraga zanjye zigeze. Yego, yararimo agaragaza aho imbaraga ze zigeze avuye mu bishize. Narinze ibyo kwizera, narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera. Reka tubaze bene data. Yego, uyu ngubu uri kurwana izihe ntambara mu Kristo? Abantu muri iki gihe urumva waho ubuhamya, turagira ngo turebe ni izihe ntambara abakristo muri iyi minsi barimo barwana. Ni intambara zisa ziti. Abadukurikirana ku Isarura 12 TV. Ubu koko n'amagambo ugira muri karitsiye. Yego, wasoma ukavuga ngo ibisigaye. Hano Pawulo avuze amagambo akomeye kandi nabandi atunga urutoki yari arimo abyira twebwe. Aravuga ati ngeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro,
narwanye intambara nziza arimo kuri perezanta imirimo. Wagera imbere y'umugore wawe washatse mwashakanye, imbere y'umugabo wawe mwashakanye, ukavuga ngo sheri njyewe Eliya, yego ibisigaye mbikiwe, narwanye intambara. Aya magambo Pawulo avuze afite icyo bita faire attention, icyitonderwa ku bintu abantu barimo bakora, abahanura, abaririmba, abigisha b'ijambo ry'Imana. Ese turi kurwana duti? Twirebeho, turebane n'abandi, tugire n'abandi. Ireba uri kurwana uti? Urarwaniye namba? Ni iyihe ntambara urwana? Hari abantu bari kurwana intambara z'ubugome. Aho nturwana intambara y'ukuntu watekinika ukaroga mwene. Yego Pawulo aravuze ngo njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Turwanirira idini gusa mu yandi magambo yego, mu yandi magambo nimunungeho ijisho ngo mube mukindeberaho, kuko ibyo nagombaga gukora nge narabikoze. Ahubwo mwebwe ni kiri jambo, narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ibisigaye ahita avuga ngo noneho ibisigaye njyewe icyo nsigarijwe cyangwa icyo nsigariye kubona, sigariye kugira gute? Kuzakira. Ese abantu barwanya izihe ntambara? Yego, reka tuvuge uyu Pawulo. Yego, uyu Pawulo Bibiliya ivuga ko yahoze yitwa Sawuli. Yego, Sawuli muriganya, Sawuli urenganya. Utaza kuvuga ngo aba bantu ko bari kuvuga gutya n'ibyaha ngira ngewe nabona unyakira. Yego, Yesu yabasha kunkiza se? N'ubu busambanyi Yesu yabushobora? Yego. N'ubu n'aya moko Yesu se yayashobora ndamutse nyagira? N'ubu rwangano se Yesu yarunkiza? N'ubu busambanyi se Yesu yabunkiza? N'ubu bujura se nanjye nabwihana? N'ibiyobyabwenge byankoroneje ku buryo banjyana mu bigo runaka nanjye nabuvamo? Yego. Naba abantu bafutera ikimogi cya daje, abantu babanywa ibimogi Yesu yabasha kubinkuramo? Yego. Nuko Pawulo rero ushatse kuvuga ngo ushatse ubwo ijambo ushatse kuvuga nge mise ndyumva mu buryo bwanjye, ushatse kuvuga ngo Sawuli Pawulo yunguye aravuga ngo nanjye wari Sawuli, urenganya uhemuka, Imana yabinkuyemo, zambana, wiba, umugome, uhemukira abakristo, nanjye Imana yabinkuyemo. None ubu ndi kurufata ima kurwana noneho intambara nziza, ima kurinda ibyo kwizera. Ikimenyimenyi ndafashijwe. Yego, Pawulo ahita avuga ngo hari muri iki gitabo cye, yego, muri ijambo ry'Imana Pirito, yego, atavuga ngo niyo ndeba iby'isi ubusambanyi, yego, bumbona nk'uwambwe, yego, nabyo byandeba, yego, bikabona mbambwe. Yaravuga ngo iby'isi nabibonye nk'ibibambwe ku musaraba w'ikivume, nabyo bimbona nk'ubambwe. Ibaze kugera ku rwego, yageze ku rwego nyine atangariza, atavati njyewe Sawuli wari umugome, nageze ahubwo ubugome bwandebaga bukambona mbambye, nabwo nabubona nkabubona bubambiye kubera kubwo kwakira Kristo, kubera ubutunzi butagira akagero. Ubu none y'ubusambanyi bumbonera kure, bundebera kure, ntabwo bumbonera hafi. Yego, niyo magambo uyu mugabo bita Pawulo avuze. None aranje aravuga ngo kandi yego, nabyo yo mbindeba bimbona nk'ubambwe. Ikindi utagira ngo njye kubwo kwakira Kristo namaze kubibona nk'ibihombo, agera ku rwego ireba anabyise n'amase. Aravuga ngo aya ni amase, imbere yanjye bimbibona nk'amase. Ibiryo bibanezeza byo gusohokana abana babandi cyangwa abagore mwe musohokana abana mu bibanezeza, njyeyo mbireba bimbona nk'ubambwe. Bya bindi abantu bita kurya abana bibanezeza, byo kurya abana njyeyo bindeba. Pawulo aravuga ngo bimbona nk'ubambwe, nk'utabireba ibyo. Abanyarwanda bagira umugani ngo uriye umusaza rukiki, none se uriye umwana rukiki. Haleluya. Noneho uyu Pawulo barokore, yego, muze twakire mwami tunamwakire ku buryo uyu Pawulo magambo udashobora kubonekamo. Uyu Pawulo wavuze ngo iby'isi byamubereye nk'ibibambwe, nabyo bikamubona nk'ubambwe.
uyu Pawulo wavuze ngo kubwo gukurikira kubwo kuronka Kristo kubwo agakiza katagira akagero. Haleluya haleluya amen. Uyu Sawuli niwe wari Sawuli w'umugome urenganye none ni nawe urimo kuvuga ngo yandikira Timoteyo umuhungu we ariko ari umuhungu mu byo kwizera. Ndabizi hari igihe abantu bagira ngo ni we yabyaye. Oya yabyaje ubutumwa. Pawulo igaragara ko naho hari yabyaye. Pawulo yigeze agira umugore. Hari nasomye neza Bibiliya cyane. Nago mbizi buriya abahanga muri bo bazatubwira. Za Bibiliya bya bitabo bindi byo ku ruhande yego bazatubwira. Ariko Bibiliya igaragaza ko niwe wavuze Pawulo yabivuze iby'ibijyanye no gushaka yaravuze ngo kurongora ni byiza ariko akarusho ngo kabyihore kurongora ni byiza ngo ariko kutarongora bikaba byiza kurutaho nombaze ubwo nani yo ntuzapadiri no bagenderaho uyu ariko Sawuli nyene reka bivuga ashobora kuba nanone yararongoyeho mbere ariko simbizi ntago tubizi kuko urumva umuntu yabivuze nk'utanga ubuhamya bw'ibyazi. Reka turebe yego uyu Pawulo nyine tuvuze Sawuli uyu niwe wakoze ibibi byose kuko ni nawe muntu Bibiliya igaragaza wirase yirata n'inkoni n'imibabaro y'ibyo yanyuzemo no guhemukirwa n'abantu. Abantu bataza kugira ngo Pawulo yavugaga ibintu atazi. Pawulo yarazi ko ubusambanyi buryoha, yarazi ko guhemuka no gukubita n'ubugome bwinshi yari yarabukoze. Oya ni icyubahiro cyo yagenderaga muri confidence y'icyubahiro. Pawulo uyu nguyu ni ukuvuga ngo yari umuntu wanyuze muri ubu buzima bwose bw'ibyaha. Ni n'umuntu rero waje kunyura mu buzima bwo gukora ibyiza akabihamiriza n'abana bibigisha. Abireba akavuga ngo ngiye bisigaye bindeba bikabona mbambwe. Yego niwo uvuga ngo n'icyaha ubwacyo n'iki kintinyuka kiraninya nyine no kindeba kimbona narabisezeye nanabisezeye. Ni ukuvuga ngo cyane uyu munsi umuntu arakizwa ariko n'umuntu agacupa kakaguma mu rugo. Umuntu arakizwa n'ubundi amagambo ateye isoni akaguma mu kanwa ke. Abantu umuntu arakizwa n'ubundi akagomana kuvangura. Yego umuntu arakizwa n'ubundi akagumana ironda karere. Yego umuntu ari gukizwa none n'ubundi akagumana amacakubiri. Yego ntabwo urakizwa. None rero uyu Pawulo yandikiye Timoteyo umuhungu we umva ijambo amubwiye. Aramubwiye ngo kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa hehe ku gicaniro narwanye intambara zingahe nziza. Nta nubwo ari intambara imwe, yarwanye intambara nyinshi ariko kandi arwana intambara nziza. Aba ngo ikindi narwanye ndinda. Iri jambo rirakomeye. Narwanye ndinda ibyo kwizera. Nta yindi ntambara Pawulo yarwanye ndinda ko bakongera bavuga ngo yengo dore babarokore ngo yose ngo ejo yari yabatijwe urabona atari mu kabari. Yarwanye atwara umugore w'abandi. Yarwanye arinda rero ko bongera kuvuga ngo dore babarokore uyu usigaye ari umuntu dusigaye duhura ku icupa barokore mwe gutukishwa murwane intambara nziza murwane murinda. Pawulo avuga ngo narwanye intambara nziza ndwana ndinda ibyo kwizera ku buryo umuntu yego abona ko hari impinduka koko. Intambara abantu barwana n'izi byatagangaje abantu. Yego ku buryo bikureba bikabona ubambye bikabona uri intambara urwana ari intambara yo kurinda. Pawulo arwana arinda ibyo kwizera arwana intambara. Abati ngewe Pawulo meze nk'ibisukwa ku gicaniro ariko kandi nubwo meze nk'ibisukwa ku gicaniro imbaraga zanjye zinshiranye zo gukomeza kurwana ariko intambara narwanye intambara nziza narinze ibyo kwizera ibisigaye. Nuba intangarugero ku buryo muri korari bavuga ati dore umuntu w'intangarugero. Yego nuba intangarugero ku buryo mu pasiteri bavuga ngo dore umuntu w'intangarugero kabisa. Nuba intangarugero ku buryo umugore wawe cyangwa umugabo wawe avati umugabo wanjye ni umukirisitu, ni umuntu urwana intambara nziza kandi arinda ibyo kwizera. Nuba intangarugero ku buryo abana bawe bavati papa ni umukirisitu. Nuba intangarugero ku buryo muri sosiyete mu kazi bavuga ati uyu mugabo ni umukirisitu. Yego none turangiye abantu iki? Tubabwiye iki?
turababwiye ati na Sawuli wari umugome, Sawuli wari umuhemu, yaje guhinduka Pawulo w'umunyembabazi, w'umujyanama, agira inama nziza abandi. Asoje urugendo rwe rero rw'umurimo arimo aravuga ngo ngiye ibisigaye bene data mbikiwe ikamba ry'ubugingo, iryo umucamanza utabera umucunguzi wanjye azama kuri ujya munsi. Aravuga ngo icyakora sijye jyenyine. Oya, ntabwo yirase wenyine, yaravuze ngo sijye jyenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Mwene data, uri gukunda kuboneka kwa Kristo? Uri gukunda? Niba utarakunda kuboneka kwa Kristo, niba utararwana intambara nziza, uze muri Yesu, va mu byaha, niba utararinda ibyo kwizera, cika ibyaha uze kuri Yesu. Genda aho mu itorero runaka muturanye bagusengere, ucika ibyaha, urwanute, urinde iki? Wowe se wamenye Kristo, wemeye ukaza, aho nurinda ubuhemu buri mu mutima wawe, kurwana koko aho nurinda ibyaha ukabihishira, ubirinda kubihishira, urwanute. Nizihe ntambara urwana? Pawulo kavuze ko yarwanye intambara nziza, arwanira kurinda ibyo kwizera. Wowe uri kurwana ute? Ese uri kurwanana nande? Pawulo niko avuze. Mwene data mukundwa, eri inshuti y'Imana, ndumva abantu b'Imana, ndagira ngo dusoze, ntabwo nshaka kutuvuga ibirenze. Ntabwo nshaka kutuvuga kuri iki kiganiro, Imana nidufasha tuzagaruka, tuzagaruka tuvuga ubundi kugira ngo umuntu agere ku rwego rwo kubona iby'isi akabibona nk'ubambwe cyangwa nk'amasi. Yego, aba yinjiye mu kihe kirere? abari mu kirere cya gatatu cya dimension y'umwuka, cyo kurenza iby'isi. Yego, amaso yego akareba Kanani mu gihugu cyiza twenda kujyamo. We nukuvuga ngo ni umuntu wamaze kurenga ibyifuzwa n'isi, n'abisi cyangwa n'isi. We asingira ikimana, asingira ubumana uburyo budasanzwe, ari nabwo bwamuhesheje kurwana intambara nziza no kurinda, ku buryo atandukana ubujura buriho bwamureba bati nubwo abandi bari kwiba bashaka gukira vuba. Yego, ngeyo bindebye bibona nararenze urwo rwego. Dusoreze, reka dusoreze tubwira abantu inzira imwe ko ari Kristo. Yego, abatarakira Yesu n'umwami n'umukiza wabo, bakurikire ijambo ry'Imana kandi bashange insengero babaturaniye nazo. Ntitubabwiye ngo itorero runaka, twebwe ntabwo, nta dini na rimwe ritazajyana umuntu mu ijuru, nta dini twubatseho. Oya, nta dini twubatseho, bo bashake gukizwa, ahubwo turaba Kristo, bashake gukizwa. Utarakira Yesu ave mu byaha ibi byo twavuze byose, ku buryo nawe yaba umwirasi wakirata amaraso ya Kristo. Yego, nawe wamumenye, shitani akaba yarakurasha umwambi n'ubundi ukabivangavanga. Yego, tukurangiye kuva mu byaha ukareka kuvangavanga, ugakizwa unakijwe, ku buryo ibyaha bikureba bikabona ubambwe, nabyo nawe wabireba ukabona bimeze nk'ibambwe, ndetse ku buryo iby'abantu bita indamu zabo ubibona nk'amasi. Yego, kugira ngo uzaraga ubwami bwo mu ijuru. Murakoze bantu badukurikirana ku Isarura 12 TV. Ijambo Bibiliya ivuganye natwe, amagambo Pawulo yavuze, wera ni cyagera arimo asoza urugendo, yarabibonaga. Ubundi umuntu urimo kugenda aba byiyumvamo, abati ngewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, ndetse narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera. Aravuga ngo ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo umucunguzi, umucamanza utabera azama ku rujya munsi. Aba ngo icyakora sijye jyenyine, ahubwo nabakunze kuboneka kwe bose. Twari turi kuvuga ngo ese urwanute? Ese iby'isi wowe bikubona nk'iki? Aho nibikubona nk'urimo kugenda ubihobera, ariko Pawulo aravuga ngo nabibonye nk'ibibambwe, nabyo bindebye bimbona nk'ubambwe. Mwene data rero, aya magambo yatekerezeho, twari tuje kubaganiriza tugira ngo umenye muri iki gihe wowe uri kurwana ute, uri kurwana izihe ntambara, ese uri kurinda ibyo kwizera nk'iyo ntego twari turiho, ni ibihe urimo kurinda? Imana itugirire ubuntu cyane. Mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Uzongere ugaruke ku Isarura 12 TV. Ni karibu kugira ngo turushe kuganirira abantu ijambo ry'Imana. Reka dusoze dusenga. Imana itugire neza, turabakunda cyane aho muherereye. Mana, turagushimiye, tugushimiye kuko uri Imana y'amasezerano, Imana yitwa ndiho,
Imana y'ibifite imibiri byose, dusengeye Haleluya. abantu bawe Imana kugira ishimwe. ngo ubahe imbaraga zo kurwana intambara nziza, Bave mu kandi byaha, ubahe kurwana intambara zo ibyaha. banarinda Kandi ibyo banarinda kwizera ibyo kwizera. mu izina rya Kristo Kandi Yesu, utange- kandi ubahe imbaraga zo kureba iby'isi babibone nk'ibibambwe, mu gihe nabyo bizababona bikababona nk'ubambwe. Mu izina rya Yesu bongerera imbaraga, abari barwaye ubakize, abari babaye buzuza ihumure, abari baranyazwe mwami Imana umugisha bagarurizwa amahirwe yabo, ineza y'Imana ibabonekeho aho baherereye hose. Pay asiri will go. Mu izina rya Yesu imbaraga zawe zibabonekeho, niko dusenze dusaba ni mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Shalom. Turabakunda cyane. Turabakunda cyane. Amen. Amen.